Ziteye na nyirinka bose bakabyara icyarimwe aba ari umuryango noneho umuryango w'inkuraguka n'umuryango w'abantu ukazamuka reka nkubaze barakuroze uri muzima uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma izo mvugo nizo zeze bakobwa urabwira icyo abakobwa by'umwihariko kubakurikiranaho TV cyangwa se n'abandi bantu bose abakobwa urabavuga ku iki by'umwihariko abakobwa abana b'abakobwa b'abanyeshuri bava ku ishuri bagahita bahitira mu mageto mu macumbi y'abasheri babo urababwira iki? Ikintu kimwe nicyo nababwira gusa barabaroze ni ibiroge byarangiye barabaroze ni gute umukobwa warezwe ajya ku ishuri mu kujya ku ishuri mu gihe cyo kumanza kujya ku ishuri akamanza kuvuga ngo reka manze ya gusura cya kibyeyi cya kigabo gifite ibyanwa barabaroze nimba nawe ufite umukobwa akajya ku ishuri utamuherekeje menya ngo baramuroze yabaye ikiroge ajya ku ishuri ariko akamanza kujya kureba cya kigabo cya kindi cy'igisasa nicyo kintu cya mbere umukobwa amanza gukora yagiye ku ishuri. Ibyo wabimenye ryari yuko abakobwa akeshi bajya ku ishuri akamanza guca ku basheri babo cyangwa se bava ku ishuri bakamanza guca ku basheri babo mbere yuko bagera mu rugo cyangwa se mbere yuko bagera ku ishuri? Urabona ntarijigija urabona ntarijigija onzi ko amajigija ari amatungo n'amatungo ariko burya n'abantu n'amatungo nuko baba n'abantu n'amatungo burya nuko tuvuga ibindi bikavuga ngo bizagenda gutya ariko burya natwe tubarwa n'amatungo n'ubundi. Ibyo bintu kubisobanura neza naho wize iki buri muzo musanzwe ubundi ukimbona n'ibyo mvuga bita wibwira nizi ibintu bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo. Ko numva hari amakuru akwibiswa ku baveterineri sinzi nimba wenda igifaransa cyanjye kivugika neza nk'abaveterineri bose iyo bagiye gutera intanga inka cyangwa se irindi tungo ngo bivugwa ko bashaka gusiga banaziteye ba nyirazo. Ayo makuru yo naya nyayo cyangwa n'ibigenda bivugwa? Bivugwa na bamwe gusa kenshi na kenshi usanga ari byo bivugwa ko iyo ugiye gutera intanga nyirizina tuvuge uri umubyeyi urampamagaye cyangwa se uri umukecuru ufite utwana twiza kwa tundi tujya ku ishuri tukamanza tukuguca ahantu bivuze ngo ninza kugutera intanga ndamanza mberifiye ndebe se nta tundi twana ufite hanyuma ubundi nkavuga nti se ko ngiye gutera intanga urabizi ko ibyarira amezi angahe 9 biba byiza rero iyo ziteye na nyirinka bose bakabyara icyarimwe aba ari umuryango noneho umuryango w'inkuraguka n'umuryango w'abantu ukazamuka. Ese ni iki abantu benshi bakunda kubivuga ngo abaveterineri bamwe benshi bari ibiroge wenda subiramo ako kantu benshi abari ibiroge wenda nk'abantu dukora umwuga w'itangazamakuru izo ni imvugo zaza zivugwa ntabwo ari twebwe tubivuga. Ese bigenda gute kugira ngo utere inka intanga binayitere nyirayo mu gihe abaye adafite rwa rubyiruko rugenzi rwawe? Mu gihe abaye adafite rwa rubyiruko rugenzi rwawe ushaka gusanga ujya kuvura ari umubyeyi ni ukuvuga ngo ayo mahame arubahirizwa cyangwa gusa urayirengagiza? Ni ukuvuga ngo icyo gihe arega ntabwo ari ngombwa umwana bavuga ko ubundi iyo ugiye mu bana ntabwo aba ari byiza. Bavuga ko umubyeyi burya umuntu ukuze aba ari sawa cyane kuri ya ngingo utayobewe nawe oyangira ngo ngize akuntu waba utayizi. Ndacyari mutoya ndacyafite imyaka mikeya ariko njya numva bihihuswa. Yes, twavuga ku bakobwa bajya ku ishuri bakanyura mu ngo z'abasore. Ese abasore bo urabavuga iki? Abasore ni aba legend
cyangwa ibyo bakora ntabwo bikwiriye? Ya ni uburyo bwinshi. Ni ukuvuga ngo barako umuhungu ugeze imyaka 17 niho mfatiye urugero ku myaka 17 yego umuhungu mu Kinyarwanda cyiza cy'ubu ngubu bavuga kubomora. Bavuga kubomora ako kantu ko kubomora hari n'indirimbo numvishe yasohotse ati nimbungu ndambomboza be ya bomboza be. Ni uvuga ngo abasore bari mu myaka ugize imyaka 16 17 mbarako umusore utarabomora ageze muri iyo myaka 17 18 uzamenya abagabo barakurushije iki. Arega tuba dushaka kuba abagabo natwe. None se beretse maze imyaka 17 urashaka mu mugabo ako reka nkubaze barakuroze uri muzima nimba uri muzima ukabugeje imyaka 18 uri umusore utarabomora utarumva uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma izo mvugo nizo zeze nizo zeze ngo uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma ese abasore nyine urabavuga ko iki ibyo bakora birakwiye ni uburigeni niki twabyita iki? Ya abasore ikintu navuga ku basore ubundi mbarako iyo wabikoze uri muzima nta kintu navuga kuko mba numva ari umuntu muzima nk'ubu nkanjye byibuze kubera mu Rwanda nyine usanga abantu twihagararaho tukavuga ati tumanze dukure ariko burya twakura twagira mu myaka 18 umuntu aba yarabyumvise kakana mwakuranye kakiri gatoya mukina iby'abana hari nubwo mubikora ntubo byibuka kuko wari umwana ariko mukiri batoya mu myaka 10 mu myaka 5 6 none wambwira impamvu hari abantu ntago mbizi neza ibintu by'amakuru ariko bigeze gufata umwana muto abana bato bakivuka umuhungu n'umukobwa bagiye kubonabona mu gukura kwabo baratwite byagenze bite kandi ari abana nta nahantu bigeze babibona bivuze ngo ni ibiturimo ni ibiturimo mu myaka 15 16 yawe uri umuhungu uri muzima utari ikiroge utarabomora utarumva uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma ntabwo byakunda kugeza imyaka 20 utara hari amagambo uri gukunda kuvuga ngo kubomora uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma aya magambo yasobanure neza kugira ngo abakunzi ba Neho TV basobanukirwe izo mvugo urimo gukoresha bumve ko kugira ngo babashe kumva message uri gutambutsa. No kuvuga ngo kubomora iryo jambo nahera kubomora ashaka ari jambo ry'injyana muntu kubomora ntago bikorwa na buri wese bikorwa n'umuntu muzima nimba nawe uri muzima ushakisha uburyo ushaka umwana ubomora gake vuba ntago bivuze ngo munzagihe wenda nko muri iki cyumweru manzu testing nimba uri muzima iki cyumweru turimo nuvuga ngo kubomora ni igihe yero nkunda kubivuga mu matungo kenshi bako ariyo nirwamo ariko burya kubomora ni igihe umwana muto umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu nkuko bavuga ngo umwana w'umuhungu yanze kujya ku ishuri cyangwa se bamubwiye ngo kuwa mbere ni ukujya school hanyuma akamanza kuvuga ngo reka manze gusura wa mushiti wanjye w'umuhungu hari ubwo ararayo akazajya yisho iryo joro rero ni gute wambwira ngo wararanye n'umuhungu ijoro ryose utabomoye aribyo mwana w'umuhungu babakundana gusa bisanzwe ntago nabyumva nta kindi cyabaye ntago nabyumva kubera utabyumva nta nubwo bibaho ni kakano nakubwiye ngo ikiroge baba barakuroze ntago buri muzima hari ukuntu bafata umwana bakamupfundikira bajya bavuga ngo ndukubapfundikira mu gacupa k'abaturanyi niko nkunda kubivuga ngewe nukuvuga ngo baragufata mu cyaro niho bikunze kuba cyane cyane mu mujyi ntago bikunze kubayo ariko mu cyaro bafata umwana w'umuhungu babona ko azavamo umusore bagafatirika tubupfundikire mu gacupa kamoviti kakandi kavamo amavuta bagapfundikira bagasiringa neza numva ku buryo umwana azanageze imyaka nka 70 atazi uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma uko kubomora rero uko kubomora rero gukubiyemo aho ngaho ni uvuga ngo ni igihe umukobwa yahuye n'umuhungu sibyo bakishimirana bakaganira bikarangira bageze ku gitanda iyo bageze ku gitanda rero yagingo yo kubomora ni bwiza
agatangira ngo bwa buryohe iyo ngingo y'uburyohe bw'amasegonda 7 ya nyuma nibwo ibikiza hanyuma hahandi biba biryoshye byabaye bajya bavuga ngo umutsima ngo muzigazige n'umuzigaryinyo umuzigaryinyo ntabwo ndi mukuru ariko ijambo yeno babango ngo n'umuseke w'umuzigaryinyo ubwo urabihuza ute n'uburyo bw'amasegonda 7 ya nyuma nuvuga ngo nibitangaza uba wumva ari nk'ibitangaza kandi ndeke kwivuga nge narabikoze ndabizi ariko uba bamaze kumenya ko ariko urabona nakubwiye ngo ndijigija kandi kuba urijigija bivuze ngo sibyo uburyo bw'amasegonda 7 ya nyuma nigiye muba murimo mubikora hahandi muba murimo nabyita gutera buriya haragiye abana barimo kubyumva nabo bisaba kugira ngo ugire urumva nsa nkaho ndi umwana mu gakino kuko n'imyaka wenda afite isa nkaho ibinyemerera kuba ntakabimenya ariko burya hari ibyo ndi kwirinda kuvuga ko nawe ndi kubona uri umwana ndimo kugerageza kuvuga ibintu bidakabije cyane gusa iyo murimo mubikora mugeze hahandi babyita ngo iki wakunze kubivuga ngo ni uburyo bw'amasegonda 7 ya nyuma ngo iyo mugeze hahandi hanyuma sibyo handi utangiye kumva ibintu bitangiye kuryoha hariya rero ewana uba wumva usigaje iby'ijuru niko nabyita ubu ibyishimo byo kwisuba uba wumva warabibonye usigaje kuvuga ngo noneho ngiye kwigira mu ijuru byarangiye uwumva usigaje ibyishimo by'ijuru byonyine usigaje guhura n'Imana kuko ibindi byose uba warabibonye niko nabyita ibindi byose uba wabyumvise cyane wabibonye uba wumva ewana uri kumwe na Yesu niko nabyita ariko Imana yaravuze ngo murongorane jambo haruzi byanditse ntago mazi ariko ndabyumva no mu matorero ntago nkunda gusenga cyane ariko nkunda Imana ntago kuba nakunda gusenga sivuye ko nakunda Imana buri mu gitondo ndabyuka nkambaza Imana havuga ati Imana wakoze kuba naramutse wayasura zari ibyo bintu tubyihore ibyo byihorere papa burya hari ubwo Imana izavuga ngo ntago tubizi ntituri wari wayibona uri kugenda ntago urayibona ko kuri nta muntu urayibona ivuga ngo dore ngiri kugenda n'amaguru ariko umunsi izaza ikakubwira ngo ninde wakubwiye ngo ujye gusenga ninde wakubwiye ngo usome Bibiliya ariko banza wumva ko kandi buretse hari igihe kizagera bavuga ko umunsi w'imperuka uzaza sibyo ngo hari igihe bajya bavuga ngo dutegereje Imana ngiri hafi kuza sibyo ibyo bintu byavuzwe kera ariko ntiturabona Imana ivuga ngo yaje ariko hari n'abavuga ngo imperuka igiye kuza ugasanga ibintu byabo barabimaze barabiriye none ndavuga nti ugiye kubona ukabona Imana iraje umunsi w'imperuka urageze cyangwa se Imana iravuze ngo reka njye gusura abantu banjye bavuga ngo abagikuzimu abajya mu ijuru nabyo simbyumva nge sinjya mbyumva sinjya mbyemera ko habaho kuzimu hakabaho no kuzimu nago mbise ukuntu bakubwira ngo umuntu agiye mu ijuru undi agiye kuzimu kandi bose ubabona babajyana ahantu hamwe cyane kandi wapfuye ngo mbona basi wapfuye twakugishize mu isanduka wagiye mu twagukize hariya wanyuze ukavuga ngo urajya mu ijuru ngo ugiye mu ijuru nuwo dufata nk'umukristo bari banga ijuru nararibonye nawe nabonye bashyinguye baseka ngo nuko agiye mu ijuru situbyemeranyaho ariyo mpamvu nanjye ngira ubwoba bw'ahantu hanyuma y'ubu buzima hano tujye ako kantu rero niko umuntu aba akeneye byose uba ugomba kubisenga nibyo niko bimeze Satani uyisenga ko ntabwo nujya kwa Satani izagukata amazosi izagucamo duce Satani yumve n'Imana yumve kuko nta wamenya Imana niza nicyo nakubwiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo jya kwa Yosefu cyangwa jya kwa Yosefina ubwo nituramya Satani tukaramya Imana turi kwa Yosefu turi kwa Yosefina turi mu gihirahiro niba udashyushye ukaba udakonje ukabura akazu yazi aho nuri kuvuna Imana subiramo ako kantu nimba udashyushye ukaba udakonje ukabura akazu yazi yego aho nuri kuvuna Imana uzabarizwa ushaka kuba utangiye kuzana ibintu byo muri Bibiliya byaba abantu bavuze nge ntago njya mbyemera
bajya bavuga ntago wabuze abantu kukubwira baza kubwiriza njye mbabona babwiriza bazana udutabo njye wibeshye ukamakariya gatabo burya twabipfa turiya dutabo abahamya ba Yehova nutubona wari wabona hari umuzungu uriho cyangwa umuntu ufite uruhu rutari rw'abanyarwanda sinzi nimba iyo mvugo nta kibazo yadutera wari wabona abo bantu nani cyangwa wari wabona abanyarwanda babashyizeho bavuga ati yego manu zaza ntago bijya bibaho usanga abazungu kuri turiya dutabo aribo bashyizeho bonyine bari kuvuga ngo tuzajya mu ijuru cyangwa se ubona bishimye cyane nta banyarwanda ndabonaho cyangwa se abanyafurika nabo abanyafurika muri rusange kuko tugira turi abanyafurika akaba n'abazungu abanyaburayi niko bakunda kubita kuki dusanga abanyaburayi umuntu uzabona kariya gatabo kariho umunyarwanda cyangwa se kariho umunyafurika uruhu rwirabura kizeho igihembo cy'ibihumbi 5 ngewe ndabyemeye nubona kariya gatabo kariho biriya bintu ngewe uzanyandikire cyangwa se uzandikire bazakwandikira hanyuma avuga ati twabonye umuntu ubivuga koko kahari hanyuma atwohereza ako kana turebe nimba ari byo koko niyo mpamvu mvuga ngo rero ntawamenya Bibiliya yanditswe n'abantu kuko ntago Imana yaje ivuge ngo andika gutya kurikiza bino yaranditswe Bibiliya niyo mpamvu mvuga ngo rero ku mpande zose umuntu agomba kuba hari ntawamenya wari ugarutse ku ijambo rivuga ngo umunsi w'imperuka Imana nizi kavuga ngo nindakubwiye gusenge nindakubujije kubomora nk'uko bivuze nako kantu baretse ukiri aho ngaho usura umusore uri umujene uracyari muto ndabyemera simbihakanye ariko Imana yaguhaye biriya bintu byo mo hasi urabizi nawe urabyumva sibyo Imana yaguhaye sibyo biriya bintu byo mu ipantaro niko nabyita kuko nago bijya mu nta kintu muri tukubwiza ukuri hanyuma ukabyumva nkakubwira ati inkirakira cyangwa ntago ikira byemere sibyo umuvuge tuyibage hakiri kare sibyo nimba Imana nandi ibintu yaguhaye sibyo yaguhaye bira bintu byo mu ipantaro sibyo none nimba yarabiguhaye Imana ukazajya kubona ukabona iraje ikakubaza ngo ibintu twaguhaye wabikoresheje iki ubwo nameze nk'abakobwa 10 5 biki n'abandi biki hari abanje bahunika amatarano yabo abandi baragenda amatarano abandi matarano ubwo nabarizwa mu bakobwa warahunitse guhunika no kugira gute Yesu naza azasanga ibintu byo bicyuzuye ubwo nuva uzahunika uzaguma ubihishe mu ipantaro bizarwara icyunzwe papa ubwo bivuze ngo nta nubwo yemeranya n'abantu bajya kwikoresha isuku hasi ndabemera uriya ni umwanda ubwo none wenda akabazo gatoya sibyo nimba uri umusore cyangwa uri umupapa sibyo ukaba umaze imyaka 25 30 40 wumva ko n'abasaza basigaye bajyayo sibyo nimba ufite imyaka 20 uri umwana mutoya ufite imyaka 15 ukaba utaragezeho hari ahantu ngo kira kintu bagikureho kive mu nzira n'umwanda uriya rega niho wundi usanga n'amafection bajya bavuga ngo harakano bajya bavuga ngo hari inyama zica sujye byumva mu baveterineri hari inyama zica ibyo ndabyumva byose muraritabye ngo izinyamuzire wapfa hari inyama zica tuba twabibonye ko zica sibyo hari amata ngo aya mata afite ikibazo ngo harimo imiti narayapimye ni veterineri nayapimye harimo imiti ibyo bintu nibyo imiti birimo ariko nyirizina nubwo nayaguha nta kibazo wagira nonaha ubu uzakigiraho bwa busaza bwawe n'inyama nta kintu uzagutwara ariko muri bwa busaza bwawe ugiye kwa muganga wenda bikangwa ko gutera gashinge nta kintu kakora kubera ya miti wariye niyo mpamvu nkubwira ngo rero nimba ufite ikintu ukaba utagikoresha ni ikibazo
uzamanze mugani wawe ushaka no kujya mu bakurambere ukajya kureba hari abantu biyita harya abapfumu nabo barakora bira bintu nabyo ndabyemera ntabyo ntago njya mbihakana kuko babaye kuvana kera kandi n'ubu bariho sibyo ko biri kugenda bihinduka ari kuza abapiratano ngo barabirazwe ngo iki ugasanga nyine barimo kugenda babeshya abanyarwanda ariko byiza sibyo ntago mbese nyine nawe urabyumva ni ibintu byumvikana twatuma tuvuga Imana kumushimira ukiramutsije gabati ibintu nagwaye babikoresheje iki naho byari biturutse ubona ko kumushimira kuzafitiye ishusho uwo munsi uzabusa gute uzafitiye ishusho uwo mushimira ukamu byukuri Imana ikukubaza ibyayo nawe werekana ibyo yaguhaye ni uje werekana n'umumaro no kuvuga ngo hari ku mubiri w'umuntu hari ikintu nta kintu Imana itaraguhaye byose bayarabiguhaye nubwo umuntu agira ibibazo cyangwa se akavuka bitameze neza ariko nta kintu Imana itaraguhaye ibyo yaguhaye rero ugomba kubikoresha umunsi izazi gasanga ntabyo wakoresheje izakubara nkaho wahunitse tarana nabyita ko wasuzuguye Imana wihufata nimba ari uburyohe bw'amasegonda 7 yavuze ngo murongorane rega ntujye ubyumva nimba yaravuze ngo murongorane iki nimba wemera ko ari Bibiliya y'Imana sibyo wenda nshaka kuba nabihugukiwe ibintu bya Bibiliya ariko ushaka kubaza undi murase harahana Imana yavuze ngo mubomorane nubago murongorane sibyo ariko kubomorana murongorane mubomorane ibyo bintu Imana yarabivuze ngo murongorane sibyo mubyare mwuzurisi mwororoke none kuki uri kwifata ukabyara umwana umwe papa byara abana 12 ariko bazaje gukina ikipe y'igihugu uri mu biki urashaka kubyara abatsimbura n'abatoza njewe wenda sibyo hari ubwo umuntu akena avuga ngo mbaye umukene nkabyara abana 10 nabahiki ariko Imana irahari Imana ni hari kandi noneho uzasanga uri kwita amazina y'amagenurano atakyemewe cyangwa se usanga asa nkaho ashaka kuzatera ipfunwe umwana mu minsi zaza ariho ngo mbyariye ngo bapakurera aho nuzasanga wisayo mazina bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi bwa ruswe n'abana w'abarabyaye wenda ntagushuka gakeya ntashuka abanyarwanda cyangwa abandi bantu ntago ari buri wese ubyara abo bana sibyo bisaba kuba uniyefitemo gakeya ntago wabyara umwana kandi nta n'ikintu ufite cyo kubaha nimba ufite ikintu cyo kubaha sibyo byara abana 12 Imana irabiguhaye ngo bikoreshe kandi ngo mubyare mwororoke ngo harya ngo subiramo ko kana aho ngaho twatimo tuvuga igihe kumusimeruka iyo niyo shusho ubona Imana irimo kubaza ati ibintu byanjye nagwaye wabikoresheje iki no kuvuga ngo nimba hari ikintu Imana yaguhaye gerageza ugikoresha sibyo nibyo Imana izaguhembera sibyo nimba iguhaye wenda sinzi ntago ibintu by'Imana ntago byinjiramo cyane ariko Imana iguha wigeze kumva abantu bavuga ngo tuguhaye ngo sinzi wenda ikaguha wenda nk'ibintu nk'ibiro 5 by'ibishyimbo uri ikamuha nk'ibiri 10 nk'aryo ngo mucuruze sibyo tuzareba ibintu tuzasanga mufite nubihunika sibyo hanyuma ikazasanga uracyabifite bya bindi nta kintu kiyongeyeho Imana izagushima cyangwa umuntu wagushyize muri ako kazi azagushima none nimba yarabigwaye ko batabikoresha umva bizagenda bite bivuze ngo Imana nizigasanga sibyo yaguhaye bya bintu byo mu ipantaro sibyo urumva iguha ubwenge iguha amagambo meza ngureshya abakobwa nguganiriza abakobwa bagusure ku buryo bizagika ku kigero cy'umwana aho kugira ngo amanze ajye kwishura manza gusure manze umubomore uri kubyumva bivuze ngo gerageza ibyo Imana yaguhaye bikoresha nubikoresha neza Imana izavuga ngo uyu mwana ntago yasuzuguye ibintu by'Imana ntago yansuzuguye uzajya mu ijuru uzagenda urimo unahagaze burya nta utaranapfa niyo shusho ubona ku munsi twita muri make umuntu avuka ategereje gupfa ategereje umunsi w'imiruko uwo munsi wowe iyo niyo shusho ubonamo Imana izazibaza abantu ibikoresho agiye bahereza icyo babimaze cyane ako nawe bwena uje wibaza sibyo Imana yaguhaye sibyo kuba umuhungu iguha noneho
iguha n'ibintu byose sibyo iguha bya bintu byo mu ipantaro papa manzo byumva umva ko kana hanyuma imaze kubiguha uragiye ukubisa imyaka 50 ugiye gushaka ufite imyaka 50 nyumvira ubwo Imana izahera ubwo urumva itazana guhana uri umukobwa sibyo uri mwiza uko ngiye umukobwa mubi ntago namuvugisha nukuri pe umukobwa mubi ntago namuvugisha uri umukobwa mwiza sibyo uri mu myaka 15 uracyari umunyeshuri batarakuroze uri muzima wakihereye abandi bana n'umutima mwiza ubwo tugarutse ahandi kuri rwa rubyiruko by'umwihariko abakobwa mbere yuko bajya ku mashuri yabo babanza bagaca mu magati y'abahungu bakajya kureba ababeso abashiri babo ku munsi w'imperuka nta kintu bazababazwa abazaba ari abera imbere y'Imana uziko icyo gihe bazaza Imana izaza no kubikubaza ufite n'amababa ahubwo uri kuguruka uri mutembera mu kirere utegereje kugira ngo ijuru rifunguke kwite winjira nta kindi muri abandi batanze access ku myanya nuvuga ngo sibyo ufite ubuzima sibyo ufite ubuzima nyamara ibi bintu ndi kuvuga nimushaka mu byumve sibyo ufite ubuzima sibyo Imana yarabuguhaye sibyo ugeje imyaka 18 uri umukobwa uri mwiza ni gute nza nkakubwira ngo cyangwa se wende tubyihorere uransuyira umukobwa uranyimye tekereza ngenda nakemera nkakuzirika ntago wancika uko nose uraza muri gato yangije kwendamike nimba uri umukobwa gutu ushaka kugenda utamaye kandi Imana yarabiguhereye ubuntu yarakwishyuje se ntagira umuntu umbwira ngo yaranyishyuje so tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu aho twari ku bikoresho Imana yagiye ihereza abantu muri rusange ngo bazajye ikintu bimaza ese abantu basenze bakihiringa ku munsi w'imperuka Imana iramutse ati mwakoraga n'ibiki wenda iki kiganiro cyageza no mu gitondo kikonya kigaheza no ku mugoroba iminsi 10 gashira wenda reka nkubaza akantu gatoya sibyo nubwo ndi kubakereza mwihangane reba wenda urugero sibyo Imana suzi ko abapadiri bavuga ko ari abantu b'Imana ibintu byo abiha Imana sibyo basenga bigisha abantu bagakora ibintu byose n'abapasiteri sibibaho ni ibintu bisanzwe none nimba Imana ibavugiramo ni gute umuntu ambwira ajya imbere akabwiriza abantu akababwira nkaho bidahagije akavuga ngo iri niyo bera ritagatifu kandi amaze kubabwira yagize akababwira ngo iri niyo bera ritagatifu nimba ari iyo bera ritagatifu ari kukubwira iki genda ufate Bibiliya yawe ari kubyisomera hanyuma ubisobanukirwe ureke kugenda ngo iri niyo bera ritagatifu nyumvira iri niyo bera ritagatifu kandi yaramaje kukubwiriza ashitse hano biramunaniye aravuze ngo iri niyo bera ritagatifu abapadiri babayeho kera biga n'ubu barakiga ugasanga umuntu abaye umupadiri afite imyaka nka 60 nibwo abaye umupadiri ibyo bintu yize imyaka 6 ntabyo yaramenya ibyo yobera ni irihe ataramenya amaze imyaka n'imyaka ngaho mbwira imyaka 60 urimo kwiga icyo kintu utaramenya wabyihoreye gihorere ureke kubeshya abantu nimba yigishije uyu munsi ribayobera ritagatifu ukwezi gutaha umwaka utaha imyaka ribayobera ritagatifu riracyari riyobera ritagatifu ntirizanahishurwa ubwo Imana uwo muntu azajya mu ijuru bavuga ko yihaye Imana azajya mu ijuru mbwira ikintu Imana izavuga ngo uzajya mu ijuru gutya uzajya hehe ubwo bivuze ngo asobika ubutumwa yabuhawe n'Imana nabwira abana bahishurira babwire ngo ntabyo nzi mufate ibyo mbabwira wenda se ariko nta kubabwira ngo niyobera ritagatifu ntabyo nzi ahubwo nibimenyekana nzabibabwira ariko kubeshya abanyarwanda cyangwa abeshya abandi bantu ntabwo ibyo bintu biba byumvikana tugana ku musozo niki usoza ubwira abanyarwanda by'umwihariko abadahwema gukurikira Niho TV Niho TV yaranshimishije cyane ngewe umunsi wa mbere mbona ikiganiro nigeze kubonaho umwana uvuga ibisigo
utereta papa baba we nje naravuze nturiya mwana kuki umugani wawe buryo bw'amasegondari ngwinyanywe nako kwita kuri kandi uriya mwana uzampuze nawe niganire nawe nakurarurira abana ariko niho TV na ahantu nyine na ahantu ushobora gusanga ibyishimo ushobora gusanga ibiganiro byose bibaho abana bafite impano wabonye ko nabonye hari n'abana bakina amanyiramico bigana abandi bantu bavuga indiri abaririmba babije bari abastari bakomeye nukuvuga ngo niho TV ni gitangaza nta muntu numwe utakwishimira niho TV aho waba uri hose yaba ari mu cyaro bavuga ngo hari ahantu hasigajwe inyuma n'amateka naho batagusanga ahantu hose niho TV irahagera kandi impano zose ziba zishaka kuzamuka usibye ko hari ababyeyi bamwe bavuga ngo umwana wanjye se ndamubwiye ngo ajye hariya reka umwana wawe aze bamuzamurira impano kuko isi iri kugenda irangira yo guhinga yo kujya mu mirima mu gahinga isi yararangiye hagezeho gukorera mu ma social media niko nabyita naje ndi veterinary ariko ndi kugenda mbivamo gake nicyo nabwira abanyarwanda n'abandi bose bakurikirana niho TV sawa murakoze bakoze cyane